kurangira namubwiye rero njyewe ntago nabikora. Namaze kumenya ko Imana yamereye ubuntu kandi kintu namaze kumenya kwigererayo. Wa mwenda warahera wagize uryo. Rwose. Hanyuma bivuga ngo nanjye ntago negereza ko pasteur ari bungireyo. Ntago mvuze yuko pasteur namubwira ikibazo mfite kugira ngo dufatanye gusenga. Ariko nasobanukiwe kwigererayo. Nigeze natoje abana banje. Ndababwira ni mbere yuko uzutaka ngo mami kuguru. Wabyutse kuguru kwanze ntabwo nibanza ukoreho uvuga uti mu izina rya Yesu. Banza usenge mwigisha kwigererayo. Nategereje ngo mami naza arakora barabizi yuko mbasengeye pe birakira biratungana. Ariko nababwira ni mbere yuko ngurambikaho ikiganza banza umenye kwigererayo. Bwira Imana uti mu izina rya Yesu uvuga uti baka tudasenda. Iki gitero kije wanjye nigisubireyo. Ibyo barabitoye ni Yesu ashimwe cyane inshuti zacu inshuti za MPUMURIZA GB Ministries. Turongeye kubiyegereza nanone tubasuhuza ngo Yesu ashimwe. Turabasuhuza rero kandi tubabwira ko tubakunda aho muherereye hirya no hino. Mudukurikira comments zanyu ndazibona cyane kandi ndabashimira. Imana y'amahoro ikomeze kubaha umugisha. Uyu munsi rero twongeye kugirirwa neza kongera kubona Rogers yongeye kugaruka muri studio zacu kongera kutuganirira. Ngira ngo ikiganiro cye cya mbere cyabasigiye isomo rikomeye cyane kandi rituma munahinduka, rituma muhitamo ibyemezo byiza cyane wakomezanya nabyo mu buzima bwawe. Rero Imana y'amahoro ibaha umugisha kandi bagirire neza. Reka tubanze dusenge kuko niryo pfundo ryacu, niho ibyacu bizingiye. Twababwiye amateka murayibuka. Rero reka dusenge kuko Imana yacu niyo itiyobora mu byo dukora byose. Data mwiza tuguhaye icyubahiro, turagushimiye. Urugo kwiringirwa ibihe byose, wabanye natwe guhera mu itangiriro kugeza nanone turacyariho kandi dufite ibyiringiro no kwizera cyane yuko uzabana natwe kugeza kwimera y'isi, kugeza igihe uzagarukira gutwara itorero. Tuguhaye icyubahiro. Uyu mwanya rero dufite umutumirwa wacu Rogers, umukozi wawe wamukoreye ibikomeye mu buhamya bwe twabwumvise ko wamurobye afite 17 kugeza uyu munsi yubatse. Mwami tuguhereye icyubahiro, warakoze kumurinda kimwe n'abandi wagiye ugirira neza. Nabo turagushimiye cyane ko uri Imana irinda kandi uri Imana ikoresha. Rero uyu mwanya aje kongera kugukorera avuga kugira neza kwawe ku buzima bwe ndetse ahumuriza na benshi, akomeza benshi badukurikira. Mwami uduhana umugisha, umugirire neza. Reka amagambo yawe asohoka yubake Mwami imitima y'abadukurikiye bose ku isi. Icyubahiro ni cyawe, kuzo ni ryawe, byose ni mu izina rya Yesu dusenga twiringiye kubyumvise. Amen, amen, amen. Yesu ashimwe cyane. Twongeye rero kunezezwa no kubana na Rogers. Yagiye atubwira utuntu twinshi twakera tukiri abanyeshuri. Nahise mbikunda, nahise nongera numva umutima wanjye usubiye nibuka amateka. Rero turabasuhuje abanyeshuri bagenzi bacu twiganye, abari inyuma yacu abari imbere yacu nabo twiganaga. Turabasuhuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana bane namwe. Harabo tukibana ku rubuga rumwe, rero namwe turabasuhuje tubabwira ngo ni ikaze ku murimo wa data. Nagutinya iyo wamaze kwiyegurira Imana, iyo wamaze kwiha Imana n'umutima wawe wose uyikorera udatinya, wumva utavuga ngo se ngo baravuga iki, ngese bizagenda bitenge se none natangira. Oya, y'Imana yaguhamagaye ukabisobanukirwa neza, nagucika intege, nta kintu kiguca intege. Imiraba nizabura kuza, imiyaga nizabura kuza, ariko ibyo byose twamenye yuko ari intwaro z'umwanzi. Rero twiringira Imana yacu tukayihanga amaso. Hari indirimbo Rogers yavuga ngo ndubura amasange ku musozi, ngo mbese gutabarwa kwanjye kwava hehe. Rero iyo usobanukiwe aho gutabarwa kwa guturuka urakomera, ugakomera cyane, ukamera nka cya giti cyatewe ku mugezi, kuko dufite umugezi wacu ni Yesu Kristo. Rero turabakiriye nanone twakira umukozi w'Imana Rogers. Nikaze muri studio zacu. Murakoze. Amen. Rogers rero nanone tugiye kuganira nawe ikiganiro kuko twarabyumvise ko Imana yamurobye arakura arubaka. Nababwiye ko afite umugore mwiza yaransurprisinze n'abana beza. Rero Imana yamukoreye ibyo. Mukanya tugiye kumva urugendo rwe gato nomforaho uko umwuka w'Imana ari umuyobore. Ariko ndashaka kubaza Rogers muri studio yacu, Imana yakugiriye neza warashatse, nanjye yangiriye neza Rogers. Ndashima Imana cyane yo kabyara ko nanjye yangiriye neza ndubatse kandi n'ukuri tuguwe neza mu mwami. Twasobanukiwe yaturemye, twasobanukiwe umwami dukorera ninde,
utanga byose atavuze ngo ya ndaguhinga ariko ejo nzayikwishyuza. Umuntu akaguha gift mwajyaga twajya dukora kakawete abona akaguha gift ariko akayiguha mu mutima atanezere wenda si wowe yashaka gutombora harundi ariko akayiguha n'ubu umuntu ashobora kuguha ikintu utegereje kugira ngo uzagira ikintu umuha umwiture cyangwa se anavuga ati reka nkimuhe utanabizi wowe ariko afite izindi intentions nyuma yayo. Imana sikimera. Haleluya. Dufite Imana itajya ikurikirana ibyo yaduhaye ngo uvuge ari kubura kubera iki nahaye Gorethi kiriya kuki nahaye Rogers kiriya oya Imana yiguhaye iraguha. Yesu nashimwe cyane. Rero ngiye kumubaza ese Rogers niki mu rushako urabona iyo umuntu agiye gushaka iyo turambagizanya nanjye mvuze kurambagizanya kandi abagabo se barambagizana iminsi ibintu birimo guhinduka n'abakobwa bararambagiza ari tekinike nabo bakoresha yenda bitari ko dusanzwe tubizi nabo rwose bakarambagiza ngo n'abakobwa bararambagiza mu bundi buryo urumva ko ari tekinike zirimo ziza ariko Imana idufashe tumenye kurambagiza mu ijambo ry'Imana uko no Imana yabigennye uko bigomba kuba kuko urwo rugo ruraramba pe. So rero ndimo nibaza ngo Rogers nagira ngo utuganire cyangwa se utubwireho kuri bike wenda wabuze cyangwa se byinshi. Ese niki umuntu yashingiraho niki umukobwa yashingiraho cyangwa umuhungu yashingiraho kugira ngo yemere uriya musore uje kumurambagiza ahite muri ya mukobwa bati yunguye ndamuhitamo. Ese niki umuntu ashingiraho niki umuntu yagendera kugira ngo ashaka umugore banabane abana karamata kuko impamvu mbikubajije mbonye benshi umuntu agahitamo umukobwa cyangwa umusore bakemeranywa ariko bamara gukora ubukwe gutya ejo bagatandukana bamara kurugeramo nyuma y'imyaka ingahe yewe baranabye baranacuza ukabona biranze mbese ibintu by'urugo nta formula bigira ariko basi in the first place n'icyo umuntu ashingiraho n'icyo umuntu yashingiraho. Yesu agumugisha. Urakoze cyane arakoze cyane umukozi w'Imana Gorethi. Icyambere ndagira ngo mbamenyeshe ko ntari expert muri subject tugiye kuganiraho ngiye kubaganiza ibitekerezo byanjye bituruka muri experience yanjye ubwanjye imyaka ubu tugiye kujya imyaka 12 y'umwaka kubatse ndetse n'ibindi bituruka mu byo nasomye n'inkuru z'abandi ngenda numva. So ni ibyo ngibyo niho biri buturuke ibyo ndi bubaganiriza. Amen. N'icyo umusore yaheraho cyangwa umukobwa yaheraho arambagiza ahitamo uwo bazabana nk'umugore cyangwa nk'umugabo. Ndatangira mvuga ngo hari uburyo abenshi twibeshya twasanze bwemerwa na bose byakozwe n'abandi nawe ukumva ariko wabikora ariko abantu benshi ntago bagira umuco wo gutekereza ikizava mu cyo bagiye gukora cyangwa se uburyo bagiye kugikoramo hazavamo iki. Abenshi dutwarwa n'ukuntu abandi bose babikoze ibyo twasanze ibyo bagendeyeho. Niyo mpamvu bitoroshye kugira ngo abantu bahindure uburyo bumwe bumvamo ibintu byumve mu bundi buryo cyangwa babikore mu bundi buryo. Nyamara ugasanga ubwo buryo buhoraho busanzweho hari bumwe butanga results nzima ariko nanone haraho ubona ukabona bikeneye guhindurwa bikagira ubundi buryo bitekerezwamo abasore babikoramo. Jewe dukura hari ibyo twasanze by'abantu bagenderaho uko umuntu ateye reka yenda mvuge nkatwe abasore ugasanga ibyo twasanze ibyo ugenderaho n'uwo kwande ni mukobwa wande akomokahe uwo mu ruhe rugo se ninde ni bantu ki cyo twaragisanze ariko ku rundi ruhande ntekereza yuko nubwo ari byiza mu by'ukuri hari ubwo ugendera kuri icyo ugasanga wagonza uko buriya ibyo wibwira ku muryango runaka uko basa bagaragara hanze hari ibindi utazi kandi nyamara ariyo foundation y'uwo muryango. Kabona abantu basa ukuntu bateye ukuntu bafite ibimeze biti bingana bite ariko mu by'ukuri
hari ibyo utareba utazi kandi ari byo bisasiye ubwo buzima bwabo bwose utareba, wowe ukapfa gufata ibyo ureba gusa. Imana itugirire. Ni mwene nde? Ababyeyi be ni bande? Batunze ibiki? Ni bande? Nabyo hari aho biba byiza, kuko biba byiza gushakana n'uwuzi aho aturuka, ukareba amateka, nawe bikaguha kumenya mu by'ukuri aho ngiye n'ahantu hazima. Ariko ntago ari buri gihe ngo icyo kintu ni cyiza nicyo tugomba gukurikiza. Ikindi ni ateye ate, arasati, ari built ate, ukuntu ateye, ukuntu asa, ukuntu aseka, ukuntu agenda, ukuntu areshya, skin color. Nabyo ariko ni byiza, kuko nanone ni byiza kureba ibyiza, ukumva hari icyiza ushaka, urabyishimiye, ndetse bikagutera n'ishema n'igihe uzaba useruka mu bantu. Ariko nanone ntabwo ari buri gihe ngo bizaguha results, bizaguha urushako rwiza. Ntabwo ari cyo bisobanuye. Si cyo bisobanuye. Si cyo bisobanuye. N'ibindi cyane cyane abana b'abakobwa bo bareba, bamwe bashobora kureba ku mafaranga. Atunze ibingana iki? Akora hehe? Atwara iyihe modoka? Yubatse amazu angahe? Nabyo ni byiza kugira security y'ubuzima. Ukumva ko aho ugiye utazaburara, utazabura icyo wambara, abana banyu batazananirwa kwiga. Ariko si garanti yuko nanone bitewe n'uko ubibonye uko nguko aribyo bizakubakira urugo. Nubwo nabyo ari byiza. N'ibindi byinshi. Ariko jyewe icyo ntekereza, dore icyo ntekereza Gorethi. Muri ibyo byose tuba tureba ku bigaragara. Tuba tureba ku by'uyu munsi. Ariko nyuma y'uyu munsi ntabwo tuzi uko ibintu bizamera, cyangwa se ibiraho tutabona. Bibiliya iravuga mu Migani igice cya 19 ngo urugo n'amatungo ubihabwa n'ababyeyi bawe. Ngo ariko umugore witonda, umugore mwiza, mu yandi magambo, umugabo uzakubera mwiza mu rugo, muzishimana, muzubakana urugo rwiza, mukanezerwa, mukabaho ubuzima mwishimira. Uwo nguwo umuhabwa n'Uwiteka Imana. Impamvu ni iyi ngiyi ntekereza, yenda zaba nyinshi, ariko zimwe muri zo nuko Imana yo izi aho wowe utarimo kureba, aharenze aho amaso yawe yagera, n'imitekerereze yawe n'ubushobozi bwawe bwo kumenya. Nuko Imana, burya Imana kuko ariyo yaturemye, ni nayo imenya ubuzima bwawe bw'ejo, uwo mwabujyanamo, uwo mwakubakana rugakomera, uwo mwabyarana, uwo muzakorana icyo yifuza yuko ukora kuri iyi si. Imana niyo imuzi. Ntabwo ari ababyeyi bawe, ntabwo ari inshuti zawe, si nyogosenge, ntabwo ari ibintu byose bifatika. Ni Imana niyo imuzi. Haleluya. Noneho rero bisobanuye ngo buri icyaba cyiza nuko urubyiruko cyangwa se ugize gahunda wese yo gushaka yajya ahera ku kubaza Imana. Uzi n'undi wese uwo wandemeye ninde? Tugomba kubana, tugomba gukorana icyo baturemeye gukora, tugomba kubaho muri buno buzima. Numva byaba byiza umuntu ahereye mu gusenga, kandi icyo ni ikintu cy'ingenzi. Hambere hanarimo kuganira n'umwe mu bakobwa bo mu rusengero rwacu, umwana mwiza ukunda Imana. Noneho turimo kuganira, ndamubaza nti se bimeze bite nk'uko abapasiteri tubaza ma update. Ati pastor ati barari tuba hari benshi ariko ntabwo ndahitamo, sindamenye uko byagenda. Ndamaza nti se uzabigenza ute? Ati simbiza, ati yewe mba ndaho gusa ndategereje, ndareba wenda. Ndamaza nti se wari wabisengera? Ati giye nkubwiza ukuri, sinumva ko ari ngombwa gusengera umugabo. Reka reka nisa akazi, atakazi biri serious, akazi ko mugasengera. Urumva? Yego. Nise ukuzaba hejo n'ibindi byose. Ati pastor ibyo biri serious.
noneho urumva umuntu muzabana bitari serious, uwo muzabana muri ibyo bya serious ushaka we ntabwo wamusengera. aravuga ati pastor uke nyine turaganira nyuma no kumbwira ati urabizi se mu by'ukuri ndamenye ko ari ingenzi, nkubwije ukuri imbere y'Imana. Hashize ibyumweru 2 ubwo aranyihamara arambwira ati pastor ati yabonetse cyagiye nafashe amasengesho ndasenga serious imbere y'Imana. Yego ubu hari umuntu muri babandi bose hari uwo nahisemo twamaze ati narangije amasengesho, uwo muntu arampamagara tujya ahantu turaganira, ambwira ijambo ryiza ati kandi ndabona ariwe. Amen. Ndatekereza ko icyiza mu by'ukuri ari ukwegera Imana, kubaza Imana. Hallelujah. Kubaza Imana kuko izi byose, twe ntabwo tuzi byose. Uwo muntu ntumuzi, nubwo uvuga ngo mugendanye imyaka 4 ngo mwariganye segonderi yose, university yose, you don't know that person. Ntabwo umuzi. Nawe maze ntagaze ejo he hazaza. I know. Ni gute wavuga ngo uburahazi ngo uramuzi? Numva umuntu yabaza Imana. Imana imenya byose. Imana niyo yaturemye. Imana niyo izi bidukwiriye. Imana niyo izi mu by'ukuri ibizatugirira neza mu buzima bwacu. Bibiliya iravuze ngo umugore witonda, mu yandi magambo umugore mwiza, umugore uzaguhesha amahoro, ugoreka muvuge n'umugabo uzagutuza, kugubwa neza, nawe kugira ku nzozi zawe, kwishima mu buryo wumva wakwishimamo. Umuhabwa n'Uwiteka, umuhabwa n'Imana kuko niyo yamuremye, kuko niyo imuzi, nta wundi muntu. Cyo ni icyambere. Cyambere ndumva nuko wabaza Imana. Icya kabiri mu by'ukuri n'ukwegera abantu bakuru. Yego. N'ukwegera abantu bakuru. Buriya mbere yuko nshaka umugore wanjye. Yego. Namubonye nyuma ariko mbere yaho ndumva nsoje kwiga. Hari umukobwa nabonye. Yego. Bonye turaganira. Mu by'ukuri nishyiramo ko ari we. Nanone ngendeye ku bintu runaka mbona ari we. Nsa nkaho nsetorinze aho ngaho. Rwose. Noneho mbibwira bamwe biwacu. Yego. Abakuru. Abakuru. Ndabibabwira. Nabibwiye abantu 3. Biwacu. Barambwira bose bahurije kuri iki kintu. Yego. Oya mukobwa mwihorire. Mwari musanzwe muziranye cyangwa mwari mwaratuye ku cyaro kimwe? Bari bazi wabo, babazi nanjye wabo nari mbazi, ariko je nibwiraga ko muzi ko mbazi. Baravuga bati mwihorere. Wabo turabazi. Bagira ibyo bambwira. Jewe ndanga kuko urumva nari namwishyizemo numva ari we, vuga nti mwebyo muri mu ntago mubizi. Cyambere gende n'umunyamwuka ndanasenga, jewe umwuka w'Imana ndumva ari kumwe nanjye. Urumva? Yego. Sa nkaho mbirengagije. Ariko ntangiye none igihe kiragira ntangira kubisengera seriously. Umwuka w'Imana nabatangira kumbwira ati no ntago ari we mwihorere. Amen. Urumva? Buriya abakuru bazi ubwenge, baba barabonye byinshi, bazi byinshi tutazi. Urugo bararuzi, we nturuzi, nturarujyamo, bamazamo imyaka 30, 20, 10. Rero urubyiruko cyangwa se barimo gutangira urwo rugendo, hari igihe bagerageza kuhisha ababyeyi n'abakuru bakavuga ati nzababwira gusaba, kandi abakubwira ibintu biri positive gusa. Yego. Biri positive gusa, n'umwana mwiza n'iki kandi ku munota wa nyuma. Ku munota wa nyuma nyamuneka icyaba cyiza gira bubwira abakuru wizeye ko bakugira inama nzima itari biased. That's it. Itari biased, inama nzima. Yego. Bakubwira bati nibi genda utya korutya, uko ukeneye inama yabo. Uko ibyo ugiye kujyamo bo babirimo babiciyemo bakiranye nabyo bazi uko byagenda. Yego. Please shaka abantu bakuru mwitorero wizeye, uzi ko bafite ubwenge, uzi ko bayoborwa n'umwuka w'Imana, uzi ko ari bakuru. Ubaganirize and be open to them. Amen. Ni umuntu umeze utya, namukunze kubera iki n'iki, bagufashe no gusenga, banakwigayirinye muri urwo rugendo. Ndumva ibirenze ibyo kuri jewe, ndumva ibirenze ibyo nta byinshi mu by'ukuri navuga uretse gusenga Imana akaba ari ikuyobora. Icya kabiri
kugira abantu bakuru wizera ukagisha inama. Very important. Amen. Amen. Yes, aguhumugisha cyane Rogers. Points nshaka kongera kugarukaho. Utubwiye gusenga, nukuri gusenga niyo foundation, nirwo rufatiro y'ibintu byose. Hanyuma noneho dukurikijeho abakuru. Hari ubwo uti wase wagishije inama niyo udafite umuntu wo mu muryango mukuru ariko ufite aho usengera. Niba udasenga rero hari ikibazo gikomeye. Banza utera intambwe yo kugira gute, yo gukizwa, yo gusenga, kujya mu rusengero buhoro buhoro. Imana izaguha umuryango. Mu rusengero tubona umuryango pe, kandi bakatubera aho babandi bose batari. Rero Yesu abahumugisha cyane. Rero mu gushaka Rogers uvuga mu gushaka abakuru no kwegera abakuru, nari ndimo kubitekerezaho. Nibuka ko nabyo birasaba gusenga ngo umenye ngo ese uyu muntu mukuru ngiye kubaza we arangira nama ki, ni muntu ki. Nabyo biragusaba kuba ufite uwo mwuka wo kurondora ukamenya uwo muntu ugiye kugisha inama. Kuko tugarutse ku cy'abantu bakuru ni byiza pe, ariko hari igihe umuntu mukuru aba nawe adakijijwe, hanyuma ukamugisha inama ikiri bivamo ni ikihe Rogers arakubwira toya uriya muntu ni wo kwande ni bwoko ki. None ugasanga uwo muntu noneho mugiye mu moko, mugiye oyange kwa runaka ntago bari abantu beza, ugasanga bigiye muri ibyo. None tubagirwa yuko hari niba bazi muri icyo gihe ariko abana babo suko bameze. Abana barakijijwe, abana bameze neza nta kibazo. Ese uwo muntu nawe ndagira ngo ucifasezinge cyane, kuko hari igihe umuntu agisha umuntu inama kuko niwe muntu mukuru bafite mu muryango, ariko inama ari bumugire se niyi amuga ni bwoko kira ni atoya. Ariko ndatekereza iyo dukijijwe hari ibintu turenga. Iki kintu hari icyo kiziho. Yego, Bibiliya iravuga ngo ni Paulo yandikira abakorinto avuga ati iyo umuntu ari muri Kristo aba yabaye cyaremwe gishya. Haleluya. Niko Paulo avuga, niko ibyanditswe byera bivuga. Nibyo niko ko hari ibintu turenga, hari imihango n'imigenzo, traditions tuba twavuyemo twarenze, kandi mu by'ukuri ugasanga hari bamwe babirenganiramo. Ibyo rero ugasanga bigenda biralimitinga kubera impamvu zinizi. Niyo mpamvu nanone wa mugani iyo usenze Imana ikakugayidinga, kuko Imana izi byose, izi birya ikamenya n'ukuntu bimeze uyu munsi wa none. Imana ntiyibeshya, Imana ntabwo igesinga. Imana ibibizi byose. Cyo ni icyambere. Icya kabiri nibyo ni koko mu bakuru, niyo mpamvu navuze ngo ugomba kureba abantu batari biased, kuko nabo hari igihe baba bafite biases, nabo bafite ibyo barwana nabyo z'ubwoko, nabo bafite ibikomere mu rushako, cyangwa nawe ari abantu bari obsessed cyane na bya bindi twavuze bamwe bakurikira. Obsessed n'ibyo atunze, n'uwo ari we n'iki, ugasanga nanone ibyo akuyoboyemo. Ugasanga arakubajije ati iwabo batuye he? Ndetse ugasaba bavuze quartier zimwe za hano muri Kera, akavuga ubwo batuye muri quartier bara nabakene na mugeyo. Undi yamubwira ati nuwo muri quartier runaka, avuga ati fatira iyo quartier ndabyumva uwo ngo rwose ari afite. Ugasanga mind yabo nayo iri tuned kuri ibyo, niko bareba ubuzima. Ariko rero ibyo ubuzima ntago biri predictable. Ntibiri predictable. Wapi kabisa. Urumva? So niyo mpamvu buriya nanone nkuko bivuze bisaba gusenga Imana ikakuyobora ku muntu. Uri bukugira inama nziza. Uri bukugira inama itari biased. Urumva? Uri bukugira inama itari biased. We ni wari wabona abahungu cyangwa abakobwa baturutse mu miryango yenda idafite byinshi, ariko bakiyubaka bakabigeraho ibyo bashaka cyane rwose. Hari benshi se oya cyane n'ubuhamya twuri twese rega n'ubuhamya mutangirira kuri zero. Rega burya ikintu nabonye Rogers, yushatse umugabo uvuga uti uriya mugabo afite ibintu. Rogers ibintu ko bisimbuka n'amababa birasimbuka pe, ariko iyo utangiye kuri zero Imana irabazamura. Ikintu nabonye Rogers ni ikintu cyo kwizera. Wavuze gusenga, niyo usenga udafite kwizera ntacyo ugeraho, ariko iyo ubanye na wa muntu wawe mufite kwizera mwembi mugashyira hamwe, ayiteri Rogers muratumbagira. Imana irabatunga n'ibyo bikeya mutangiriyeho, kubera umutima w'urukundo mufitanye no gushyira hamwe.
bya bintu bibabana binini mukabisangira n'abandi. So rero muri ibyo byose ujya guhitamo umuntu, Rogers yavuzeho yuko udahitamo wa wundi ngateye atya avuka muri uyu muryango, yego wabikurikiza ariko umenye ko bitazakubakira urugo. Oya, byakubakira ari uko wamenya agakiza, usenga kandi wizeye. Ariko Gorethi, yego, hari nanone mindset abakristo benshi bagira. Reka naho tuhumve. Hari mindset abakristo benshi bagira yo gusa nkaho bagaragaza yuko abo mu miryango myiza, mu miryango abize amashuri meza, itunze imeze neza. Hari abavuga butumwa benshi n'abakristo benshi bavuga ngo abo ngabo ntimukabarebemo, ibyo ni ibyabo birashira, ejo bundi birashira. Ntago ari ukuri. Ntago ari ukuri rwose, ko ntago ari ukuri kwa Bibiliya. Nanjye ntago mbyemera. Urumva? Ntago ari ukuri rwose. Icyo turimo kuvuga nuko udashobora kureba ku bintu runaka ngo ari byo ugenda ukurikiye, kuko na benshi babitekereza gutyo. Ni desperation batera. Yego. Aba yumva yuko hari ubuzima we yakuriyemo, yabayemo, ubu rero abonye opportunity yo kugira ngo ubwo buzima bwigobotore atangire ubuzima bushya. Yego. Uwo nawe ntago je namuciraho iteka. Sinamblaminga rwose, kuko mu by'ukuri ntawe ukunda ubuzima bubi. Ntawe. Ariko nanone ku rundi ruhande ntabwo biri automatic ngo kubera ko uhisemo uriye ubifite therefore ngo bizaguha ubuzima. Yenda ubone uri mu bushake bw'Imana, nabyo ntago ari imyigishirize ya Bibiliya. Urumva ko ntacyo abamufashije. Ikiza ni iki, yoborwa n'Imana. Imana yakuyobora ku musore wamaze kubikorera ubifite. It's true, it's possible. Kuko barahari bubahisha Imana ubuzima bwabo, imibiri yabo, ibyo batunze n'iki byose, Imana ikamukuyoboraho. Kuko nabo nabi Imana. Kuko Imana yakuyobora kundi utabifite, Imana ikazabaha umugisha. Icyangombwa nuko we kwiringira amaso yawe n'imitekerereze yawe gusa. Bibiliya ijambo ry'Imana avuga ngo the heart is deceitful. Mutima wawe ibitekerezo bya uragushuka, ukareba ukatwarwa n'ibyo ukagenda my dear. Hanyuma ariko hari n'abandi batwarwa n'ubuhanuzi. Yego. Byo nabyo ntibyisha abantu. Iki kintu Rogers cyari cyanyibagiye kandi numvaga turi bukiganireho. Urubyiruko muri iki gihe barimo baratwarwa n'ubuhanuzi. Kandi ikintu namaze kumva ngo barimo gukoresha, bahagarara abantu nka babiri, babatirika tubeshye runaka, tugende tumuhanurire, tumubwire ko Imana yamutumye kuri Manuel ari uzamubera iki umugabo. Noneho kubera yuko Manuel ni umukene, ariko bakaguhanura kugira ngo ukunde ugende, nyabo ngo bakamukuviraho indi imwe ukagenda koko. Ariko nekereza ngo baguhanura nawe ufite ikibazo. Ubuhanuzi, hari ubuhanuzi bwiza buzima, ndabyemera. Ariko muri kino gihe Satani arimo gukoresha ubuhanuzi bupfuye kurusha ikindi kinyoma cyose yigeze gukoresha. Imana idufashe cyane. Kandi ibyo bikorwa natwe abavuga butumwa, bikorwa n'abahanuzi bo mwitorero. Isi inyungu irimo ni iyi. Inyungu irimo Bibiliya bivuga rega ngo minsi ya juma hazaza bahanura ibigendanye n'ibyifuzo byabo n'abantu bazaba bakunda kumva iby'amatwi yabo yishakira kumva. Kandi niko ikindi kirimo kudrivinga abavuga butumwa, abahanuzi no gushaka amafaranga. Yego. Urumva? Kuko arabizi neza ko nakubwira ukuri ntago uri amafaranga. Imana yavuze ngo runaka, Imana yambwiye ngo ibintu byinshi cyane, ngo zana ituro ryawe ngusengera umugisha. Ngo zana ituro. Ibyo ni ibiki? Ngo zana 10,000, Imana yaguha 100. Imana yambwiye ngo zana ya naya, ngo nayi gukoreye ibi nibi. Niba ushaka kugira Imana iguha umugabo, niba ushaka Imana iguha umugabo, zana ituro ry'amafaranga, zana miliyoni. Zana miliyoni. Ubwo nubuyobe. Imana itubabarire bene da. Ubwo nubuyobe. Nukuri muhumuka amaso. Mureke duhumuke. Twe kwita kuri ubwo buhanuzi. Ubuhanuzi Bibiliya tubwira ngo tubugenzurize muri Bibiliya. Yego. None se niba umuntu aguhanuriye bitari muri Bibiliya kuki ubyemera?
oyagiye hari umuntu nzi n'uyu munsi bahanuriye mpari mu itorero baramubwira ngo umwaka utaha mu gihe nk'iki ngo uzaba wambaye gawuni y'umweru ngo ndabona cortege y'amamodoka ngo ndabona sare ndabona ibintu bikomeye cyane ngo ndabona mu gihe Zanzibar muri honeymoon n'uyu munsi wa none ntararongorwa imyaka ibaye ngira ngo nk'ingahe kandi ibyo ntago ari ahantu hamwe ntago ari habiri gusa n'ahantu henshi cyane. Rubyiruko murimo gushaka ingo kubaka mwe gutwarwa n'ubuhanuzi ubuhanuzi ni koko bubaho ubuhanuzi bw'ukuri ariko reka mbabwire Satani asigaye akoresha ubuhanuzi kuyobya benshi kurusha ikindi cyose uyu munsi wa none. Ahubwo ni mujye imbere y'Imana musenge, ahubwo ni mwegere abakuru babagira inama nzima, fata ibyemezo bizima. Otherwise umuntu azaguhanurira umuhaye amafaranga, ingaruka zabyo nyuma yaho ntago azaba ari kumwe nawe. Eka dazaba yagiye. Ariko n'ubundi azakomeza kuyagukuramo ngo agusengere urushako ngo rumere neza. Ngo rumere neza kuko uzahura nabyo. It doesn't take too long. Utagira guhura na consequences zabyo ukagongana nazo, wamubwira nanone bikangombwa ko umuhandi byanga agusengere urugende neza, ugasanga mu by'ukuri wabaye confusion, wagize confusion mu buzima bwawe. Rogers, nari ndimo gutekereza urimo kuvuga Imana igenderere abakozi abiyita ko ari abakozi b'Imana kandi bashaka kuyobya benshi. Abanga bibiri tubwira yuko bazarimbuka. Imana ibagenderere, niba unabikora uzinguragira neza birekeraho, kuko ayo mafaranga ukura mu bantu twara ntabwo ari umugisha, ayo ni umuvumo, ayo niyo azatuma urimbuka. Nukuri abantu bahamagariwe gukora umurimo w'Imana ntago bakindamu, ntabwo baka amafaranga ngo zana amafaranga ngusengere. Wowe ni buri umukozi w'Imana ukora ibyo bintu nukuri uzarimbuka. Singuciriyeho iteka, ndimo ndavuga iki ijambo ry'Imana ritubwira. Nta mpamvu yo kwaka amafaranga usengera abantu umufashe. No, ese ayo mafaranga wowe urayakareye gukora iki? Oya Bibiliya avuga ngo twaherewe ubuntu. Dutangire ubuntu. That's it. Ariko abarimo kwaka indamu, Imana yo mwijuru ibagenderere, kuko ntago ari impano y'Imana koko. Yes. Warayihawe ni. Urayigurisha kubera iki? Imana itayikugurishije. Nta kiguzi utanze. Kuki tugurisha? Urayigurishiriza iki? Nukuri. Nikigaragaza ko atari ukuri. Nuko mu by'ukuri uyigurisha. Nanjye niko mbibonye Rogers. Ntabwo ari ukuri. Iby'Imana ntago bigurishwa. Oya. Kuko iby'Imana by'ukuri, iyi Imana biguhaye iguha kugira ngo ubisangire n'abandi. Kandi guha n'uburyo uzabitanga. Butabayemo kubeshya, tabayemo gutwara iby'abandi. Iyi Imana ari yabiguhaye. Kambivuge mu Cyongereza. Yego. When God gives you a gift, yego, He also gives you a provision to dispense that gift. Hallelujah. Ariko ntago Imana yaba yaraguhaye gift runaka, none ngukubwira iti genda wowe uyicuruze uko ushaka, and then that is wrong. Ntago ari umugisha w'Imana. Uzi ko umuntu ararwaye, baraguhamagaye uri umuyobozi, uri pastor, uri bishop, uri apotre, uri so bayisengere mwene data, ubuti nibabanze batanga ituro. Cyangwa umuntu akakubwira ati pastor, mwana w'umukobwa, pastor ngize imyaka 28, mfite icyifuzo cyo gushaka, n'ukuri ndaremerewe kuba mbayeho ubuzima bwanjye jyenyine. I want a partner. Aho kugira ngo wumve umutwaro we, yego, wikorera umutwaro we n'umuryango we, yego, umusengere umukozi w'Imana, tuzana amafaranga. Sundi mutwaro se umugeretseho, ahubwo uteye ubwoba. Umuntu akakubwira ati urushako rwanjye rumeze nabi, tumeze nabi, turara turwana, nta mahoro dufite, nta byishimo, zana amafaranga. Ubwo uri umukozi w'Imana? Oya, iyo ni Imana. Iyo ntago ari Imana. Ntabwo ari Imana. Imana itugirire neza abakundwa. Mu byo turimo byose duharanira, turimo twinjira mu mihamagaro yacu. Nawe ushobora kuba urimo kurwana n'uwo muhamagaro, ariko banza wumve ijwi ry'Imana. Reka gusaba abantu amafaranga ngo basengere. Reka ibyo bireke ntacyo bimaze.
nandi nyungu yabyo. Ayo mafaranga y'abandi urayarya ariko uzayishyura kuko ntacyo azakugezaho. Rero tubagira inama natwe tuyigira, ni mureke gucuruza iby'Imana yabahaye. Niba Imana yaraguhamagaye nk'umukozi wayo, ufite impano yo gusengera abantu bakavamo abadayimoni. Ariko Rogers ujye ubyibuka, ujya wibuka kuri academy twajyaga dusengera abantu barimo imyuka mibi. Ejo bundi nari ndimo nganira na Apotre Joshua Masaso, ndamwibutsa ahantu tuziranye mbere na mbere, ati icyo gihe ndakibutse, nibuka kuntu twajyaga dusengera abantu barimo imyuka mibi kandi bagakira. Dufite kwizera kwa kinyeshuri, turiga turi abanyeshuri, ntabwo turi trained kuba pastor niki, ariko tugasengera abantu bagakira, tugasengera abantu ibibazo bigakorwaho. Ariko nandamu nakuvuga ngo umunyeshuri akuzanira kaga pocket money bamuhayenga guhereze ngo warakoze ko wansengeye. Umva twajyaga tubafata tukabatwara kwa Apotre aho yakoreraga, agende babasengere. Hariho abantu bari bafite imyuka mibi, urabyibuka pe bakomeye. Ariko twarafataga kuko twabonaga biturenze, tukabitwarira Apotre mukuru kugira ngo abasengere, kandi akabikora, tukabona abana abadayimoni bavamo. None wowe Imana yaguhereye ubuntu, ufite iyo mana yo gusengera abantu bagakira pe indwara zabo. Ni ukuri, ni ubuhamya tujya tubibona. Ariko wowe Imana iguhereye ubuntu, noneho n'ubu ugiye kumusengera uwavuta ubanza umereze. Hariho umuntu umwe yigeze kunsetsa, twaraganiriye, ambwira ati Gorethi, ati wowe atizana amafaranga, ati nkwereke umuntu gusengera kugira ngo ukira. Ebana umva noneho urakira kurushaho. Ndavuga nyira kurushaho, nibyo se no kuvuga iki? Ati nukuri Imana irakugirira neza, Imana irangirira neza kubera ko natanze amafaranga. Namubwira noke ni ngaho mbwire kuntu bigenda. Atuzana amount of money arayambwira hanyuma turiyandikisha ngo umukozi w'Imana basengera ku murongo. Buri muntu uba ufite igihe cyawe, hari amasaha mwinjira online hanyuma akabasengera. Nese no online ati uwo mukozi w'Imana mutanari kumwe gutya toya. Okay, birashoboka ngo gusengera uri kure kuko ugakira. Hanyuma ayo mafaranga, ati ayo mafaranga nyine uramuhereza n'ituro kugira ngo usengere, Imana ikugirire neza. Namubwira ndi mwene da, Imana iguha umugisha. Nukuri ibyo warumbwiye ni byiza, n'uwo mukozi w'Imana simuhunyira. Rogers sinjya minyura umukozi w'Imana wari wese. Ndakumva ibyo umbwiye nkabigenzuriza mu ijambo ry'Imana, ntabwo njya mbahinyuza. Ariko nkavuga ni Imana, ibi bintu umuntu ambwiye ntabwo ari byo, umugenderere umukoreho. No kurangira namubwiye rero njyewe ntabwo nabikora. Namaze kumenya ko Imana yamereye ubuntu, kandi iki namaze kumenya kwigererayo. Wa mwenda warahera wagize uryo rwose. Hanyuma bivuga ngo nanjye ntabwo negereza ko pasteur ari bungireyo. Ntabwo mvuze yuko pasteur namubwira ikibazo mfite kugira ngo dufatanye gusenga, ariko nasobanukiwe kwigererayo. Natoje abana banje, ndababwira ni mbere yuko uzutaka ngo mami ukuguru wabyutse ukuguru kwanze, ntabwo nibanza ukoreho uvuga uti mu izina rya Yesu, banza usenge, mwigisha kwigererayo. Nategereje ngo mami naza arakora, barabizi yuko mbasengeye pe birakira biratungana. Ariko nababwira ni mbere yuko ngurambikaho ikiganza, banza umenye kwigererayo. Bwira Imana uti mu izina rya Yesu, uvuga uti baka tudasenda, iki gitero kije wanjye nigisubireyo. Ibyo barabitoye niyo. Rero bakristo bene data mudukurikire, nukuri nimwemerere abavuga butumwa cyangwa abakozi b'Imana bitwa abakozi b'Imana yuko bakubwira ngo zana amafaranga ngo ugerereye. No, niyo mpamvu sibyo Rogers, niyo mpamvu wa mwenda warahera wagize ute watanyutsemo kabiri. Bivuga ngo buri muntu wese yemerewe kwigererayo. Rero nimureke gutanga amafaranga yanyu muyangiza. Niba ufite amafaranga menshi yo kugenza uryo, shaka imfubyi uyirihire minerval, shaka umupfakaza umugabure cyangwa umwubakire. Imana iraguha umugisha. Cyo kibazo cyawe ubona kitavaho, wowe shaka umuntu ugirira neza, Imana nawe irakugirira neza. Nibyo ni koko Bibiliya iravuga ngo niba hari urwaye muri mwe, yego, nahamagara abakuru b'itorero bamurambikeho ibiganza. Yego, sibyo? Kuba ariko nanone abakuru b'itorero ryawe uzi bano kubudasengera mari kumuzi yuko ari bugusengere. Yego. Ariko muri icyo cyanditswe ntago hongeweho ngo uhamagara abakuru b'itorero baguhe nimero yabo ya mobile money, ubanza uverisaho amafaranga, baze bakurambikeho ibiganza. Ntago icyo cyanditswe kivuga ngo hari urwaye muri mwe, nahamagara abakuru b'itorero bagira bate bamurambikeho ikiganza, bamusengere. That is it. Bamurambikeho ikiganza bamusengere. Ntago bavuga ngo
mubanza mu negotiating amount yo bari buguhe cyangwa se what you give in return. Bamurambike ibiganza bamusenye. Nibyo ni koko abakozi b'Imana bagusengera wa pastor bawe cyangwa abahandi, ariko noneho nubona bijemo guciririkanya iki umenye ngo aho ntago harimo ubushake bw'Imana, ntago ari ubushake bw'Imana. Umugisha w'Imana ntugurishwa, kuko natwe ntago tuba twawuguze, sibyo twaherewe ubuntu tujye dutangira ubuntu. Ariko reka nsoreze kuri iki nanone dusubira kuri cya kintu. Wa mukobwa we, wa musore we, mu by'ukuri nugeraho wumva ukumva depressed cyane, bibaye ngombwa yuko ugira witabaza kugusengera, nabyo ntago ari bibi. Ariko reba umuntu uzi yuko ari bugusengere nyabyo, atari umwescro, atari bugushakemo amafaranga cyangwa n'ibindi bari ushaka, cyane cyane yagombye kuba ari umupasiteri wawe n'ubundi aho usengera, wa wundi n'ubundi wizera wemera ko ari umukozi w'Imana muzima, ukwigisha ijambo ry'Imana, ukora umurimo w'Imana, bari we wihutiraho. Aba bantu ba online zana nimero zawe, ndi hanze ndagira ne, ubirinde cyane, ubirinde rwose. Amen. Nizere ko mwadukurikiye, kandi aho udasobanukiye mu magambo tumaze kuvuga ujye utwandikira kugira ngo twongere tuganire nawe. Rogers, tugana ku musozo, ndagira ngo numve cyangwa se tugire icyo tubwira abahisemo batagishije inama, abahisemo bakurikiye za criteria zindi zidafite icyo zimaze, niko nabivuga, bagereyo urushako rukanga, cyangwa se ibyo bagiye biteze niba ari byo babona, nirihe humure wabaha? Ese niki wababwira kugira ngo umutima wabo nabo uhumurizwe, bumve yego bakoze bahisemo nabi, ariko baracyafite ibyiringiro? Mbese ese niyihe ngomezi wahereza umutima we kugira ngo yumve yuko nawe akiri umuntu? Uzi ko societe zihita zigukura mu nzira, inshuti zikakwanga, ariko hari ikintu wamubwira agakomera. Yesu aguhumugisha. Urushako ntago ari cyo kintu cyonyine kitunanira mu buzima, ndabara iyo byananiranye. Hari ibindi bintu byinshi, wari gutangira business nayo ikagira ite ikanga, kandi wari uyikunze bayishoyemo imbaraga zawe zose zishoboka, nayo ikanga, n'ibindi byinshi. Urushako ntago ari cyo kintu cyonyine twavuga ngo nicyo kinanirana kuba bananiwe. Niyo mpamvu jewe ntago njye nciraho iteka umuntu byananiye ba divorcing, ntago nshobora, kuko ndabizi it's life, birashoboka. Ntago navuga ngo ntiyasenze cyane, ntiyagishije inama cyane, nta kwihangana afite, ntabwo yahisemo neza, ntabwo yashyizemo imbaraga zose zikenerwa. I can't say that, kubera yuko nanjye ndabizi mu by'ukuri it's a lot of work. It's a lot of work. Ntabwo byoroshye. So iyo bitashobotse, iyo umuntu byanze muri make akisanga yabivuyemo, hari icyo ntekereza cyambere cya byose, ntabwo yabisobanuye yuko wowe Imana ikwanze birangiye ubuzima bwe burangiriye aho ngaho. That's not what it means. Ntabwo ari cyo bisobanuye. Nibyo niko ko Imana yanga divorce, ntabwo ibishaka. Nibyo niko ko igira ingaruka mbi ku buzima bwacu, cyane cyane no kubana kwa bana maze kubona abana. Nibyo niko ko, ariko nanone ntibivuze ngo niryo herezo ryawe, ntibivuze ko ari ryo herezo ryawe. Kuba utarashoboye gukomezanya n'uriya mugabo cyangwa n'uriya mugore bikaba byaranze mwaratandukanye, ntibisobanuye yuko ubuzima bwahagarariye aho ngaho, kuko umugambi w'Imana ku buzima bwawe ntuhagararira aho ngaho. So icyo navuga ni iki ngiki. Number 1, pick up your pieces and move on. Amen. Move on. You still have a whole life ahead of you. Move on. Ubwo ibi byanze, you can move on. Birashoboka ko abana bawe, birashoboka ko achieving dreams zawe zindi. Nubwo utakibana n'uriya mugabo, nubwo utakibana n'uriya mugore, you can still achieve your other dreams. Birashoboka. Birashoboka ko abana bawe bakwiga n'ubundi aho wifuje ko bakwiga, babona ubuzima n'ubundi wifuje ko babona. Nawe wabaho uko wifuje ko wabaho. Niba bidashobotse yuko uriya muntu ubwo buzima atabuha cyangwa ngo mufatanye mu bugereho,
Imana iracyahari kugira ngo igushoboze. Mvuga ibyo ntabwo ndimo kwengaringa divorce. Ndimo kuvuga ngo gusa ngo iyo byanze byananiranye. Mukaba mwarafashe umwanzuro. Wikwiyahura. Yes. Imana iracyagukunda. Imana iracyagufiteho umugambi mwiza. Uracyashobora gukizwa ukajya imbere ugakorera Imana ukagera ku bintu byiza muri iyi si. Uracyafite ubuzima imbere y'Imana. Imana iracyagukunda. Icyo ni icyambere. Move on. Wikwita ku byo hanze bavuga, wikwita ku bakureba, ku bazakuvuga, ku bazakugaya ngo byaramunaniye, ntabwo yagize kwihangana. No. Move on. Ubuzima n'ubwawe. Mfite ingero nyinshi z'abantu benshi bakundaga inshako zabo ariko biranga. It slips through their fingers, through their hands. But now they are moving on. Amen. Ubuzima barimo kubaho. Ikindi ntekereza ni iki ngiki. Nanone we reka kwemera guheranwa n'uburakari n'umujinya n'urwango rw'uriya muntu. Kuko bitewe na circumstance y'ukuntu ibintu byagenze n'ukuntu byabaye n'icyabiteye, ushobora kwidevelopinga mu kintu cy'urwango rubi no kuvuga nabi uriya muntu no kumugira ibitekerezo bibi no kumusengera amasengesho mabi. Icyampa gakena, icyampa kagwa ku muhanda, nk'ibyo byose. N'ababagambanira bakabica. Kandi n'ababagambanira. Iyo bigenze bityo ntabwo uzakira. Icyo nicyo cyambere. Ntabwo wakira kugira ngo Imana yongere ikibindi byiza mu buzima bwawe ukomeze. Igihe ukirimo kwanga n'ubushari no mwifuriza nabi n'iki byose, you can't. You cannot. Inama nakugira, mind more about your health. Your mental health, your physical health, and your spiritual health. Yes. Mind more about that. Yes. Naho ubundi bigendanye n'uriya muntu uko zabaho n'iki, it's none of your business now. That's it. Concentrate on your business. Naho ubundi uko muhozaho ibitekerezo ntabwo ushobora gutera imbere. Ntabwo watera imbere. Ntiwasenga. Nta bitekerezo bizima wagira. Ni gute waba connected? Ntibishoboka. Icya kabiri, uko umwifuriza nabi. Buriya uko umwifuriza nabi ntugire ngo wowe uzabona ibyiza. Ntabwo wabibona. Kuko buriya icyo biba nicyo usarura. Wowe niba wumva urimo kubibira mu rwango no kwifuriza nabi no gusenyera umuntu ibibi, ni gute wowe wabona ibyiza? Ntabwo bishoboka. You can't. Therefore, Imana igufashe, Imana igushoboze, move on. Uproot your mind and your heart entirely and start on a new journey. Uriya muntu mwihorere, umusabire umugisha w'Imana, umusabire kumenya Imana. Niba ari umunyamakosa, ari umunyamafuti, umusabire kugira ngo Imana imugenderere, imukize. Umusabire niba mwana nabyaranye, ni byiza yuko abana bawe bajya babona nyina nubwo mutabana, cyangwa bakabona se atari kubwe yishimye. That's it. Sibyo se? Rogers nicyo cyane. Nabanezerewe. So kuba mutakibana ntibisobanuye ngo ijuru rimugwire. Ntibisobanuye ngo akene atinda hare abiki. Sibyo se? Ndumva ari ibyo navuga. Kandi Imana ibigushoboze niba umeze. Amen. Nukuri Imana yo mu ijuru ibaho umugisha mukurikira. Ndabizi ko hari ikizavamo. Ndabizi yuko uzabona ihumure mu mutima wawe. Ndabizi yuko ubuzima bwawe buzahinduka pe. Rero wikwifuriza mugenzi wawe nabi, murekuragene niba byanze, ariko nawe ukomeze mu buzima bwawe utagiye kumwandagaza. Hano hanze rero tuzabigaruka ubutaha. Ariko usanga umugabo n'umugore batandukanye gutyo, umwe yandagaza mugenzi we pe, bakibagiye ko bafite abana bakwiriye guhishira, bakwiriye gutwikira. Umwana azakura n'ipfunwe areba papa warandagaye, nyine yamubwiye ibi cyangwa se yamubwiye ibi. Ariko ntago ari byiza bakundwa. Mureke twige gutwikira abana, mureke twige kujera ibyo, mbese kumanaging ibyo bintu bikugwiririye. Ariko uzi ko Yesu guciye mu ijambo. Yego. Uzi ko Yesu Petero yamwihakanye kumugaragaro. Yego ndabizi. Yego. Sureshatu. Yego.
aramwihakana pe ngamwihakana birarangira aragenda. Umwe mu bantu ba mbere na mbere Yesu Kristo yashakishije akizuka ni Petero. Kuki atavuze ati yarampegukiye yaranyihakanye uriya mutindi yaranyihakanye hano n'ukuntu nari namuhaye ubuzima namukuye ku kiyaga nta kintu ari nkamugeza mu mujyi Yerusalemu namuintroducinze mu buzima bwiza n'ukuntu n'ibiki byose ubone ngo aranyihakana ku mugaragaro. Yesu Kristo ntago yavuze ibyo ahubwo yaravuze ati nimugende mu mpamagarire Petero. Wo mutima wa Kristo. Umutima wa Kristo niwo umuntu aguhemukiye. Niba umuntu ibintu bitashobotse ko bikomeza, you know what? Kristo icyo yatugaragarije ni iki? Mukunde, mwifuriza neza, mwereko opportunities aho ziri, musengere neza, muvugiye neza. Ntago Yesu yigeze ateranya intumwa ze zose watangira abwira ati Petero uri muzi ibyo yankoze tugeze hano muribuka ukuntu aho namukuye ariko muribuka aho namukuye muribuka ukuntu nasanze ari ubusa muribuka none ibintu byankoze ntimuzongera kuvugana nawe uriya n'umutindi uriya ntago ari byo Kristo yakoze. Yaravuze ngo ahubwo nimugende nimumuzane. Iyo niyo mindset ya Gikristo y'abakunda Kristo y'abana b'Imana. So niba umuntu mwaratandukanye nta mpamvu yo kumurahiraho umuriro no kumutahanze no kumwangiza abantu bose. Umukristo umusengere, Imana imuresto waringe, Imana imwubakira ubuzima akomeza beho niba waramukundaga by'ukuri. Amen. Yesu abaho umugisha cyane abadukurikiye turabashimiye cyane. Amahoro y'Imana abane namwe. Reka dusabe umukozi w'Imana Rogers adusengere yasengereye imitima yakomeretse yahuye n'izo ngorane kugira ngo yakire ihumure mu mitima yabo. Mana turagushimye nanone yuko uduhaye umwanya wo kuganiriza abantu bawe. Urakoze ku iki kiganiro, urakoze ku bwa Gorethi, urakoze mwami Imana uburyo urimo gukoresha ikiganiro mu ngo z'abantu mu mitima y'abantu mwami. Turakwinginze kugira ngo ubuntu bwawe bube kuri iyi show, ube kuri ikiganiro mwami w'abantu. Ndasenga nkwinginga kugira ngo kigere kuri benshi, cyane cyane abari muri situation tuganiriyo. Turasaba kugira ngo bahumurizwe nacyo. Turasaba kugira ngo mwami Imana kibomore ibikomere ibisebe bafite muri bo mwami, mu izina rya Yesu Kristo. Uzane gukira muri bo, uzane guhembuka muri bo Bana, uzure uhembure ukize amarangamutima yabo, ukize Uwiteka n'ibyumviro byabo, ukize ubuzima bwabo mwami Imana. Ubahe imbaraga zo kurenga ibingibi mwami Imana barimo, bakomeze mu buzima mwami. Ubahe kumenya ko bakunda, ubahe kumenya ko Uwiteka imigambi yo ku buzima bwabo ari myiza kandi ari myinshi. Mu izina rya Yesu Kristo ubahe gukira no guhembuka Data wera w'icyubahiro. Ariko mwami w'abami n'ikindi ubahe kunesha umwuka w'ubushari n'uburakari, umwuka w'urwango n'ubugome. Ubahe kubunesha mwami, ubahe gukunda, ubahe mwami Imana kwifuriza neza, ubahe gusengera neza abantu, ubahe mwami Imana Uwiteka kumererwa neza muri bo mwami. Turakwinginze mwami, kandi turasengera ingo mu izina rya Yesu Kristo zigeze ahantu habi aho gutandukana. Wowe ushobora byose mwami, turasenga tukwinginga kugira ngo uzisigasire nanone. Turasenga tukwinginga kugira ngo mwami Imana wongere uzikomeze. Turasenga tukwinginga kugira ngo ugarure mu rukundo no kubahana no gucirana bugufi no kumvikana mwami no gushyira hamwe mwami. Turakwinginze Imana yaremye sinijwe ukora ibikomeye mu buzima bwawe muri aya mago yabo Data wera w'icyubahiro. Urakoze kugira neza. Tuzumva ubuhamya bwiza buturuka muri benshi mwami, inkuru nziza zituruka muri benshi bumvise iki kiganiro Data, kikabazanira gukira, kikabazanira gufata ibyemezo bitandukanye n'ibyo bari barimo gufata, kigakiza ingo zabo mwami. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.